Red Blue JD. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Icyumweru kize kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Radio 10 by'umwihariko reka nongeremo ikaze mwese mukomeje gukurikirana Weekenoze, ariko nanone reka twinjire neza mu mizi y'agace k'ikiganiro kitwa Life Tips cyangwa amahame y'ubuzima. Kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ese ni buryo ki ushobora kwirengagiza ibyo abantu bakuvugaho ugakomeza ugatumbera ku kintu ushaka gukora. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Ndabizi kuri 99% by'abantu bakomeje gukurikirana iki kiganiro byanze bikunze mu buzima bwawe wabayemo kuva mu bwana bwawe kugera aho ugeze ubu. Hari abantu bakuvuze bakaguca intege, bakagutarama, bakagutaranga, ariko bikarangira nawe wumviye kuko ugahagarika icyo rero gambiriye gukora kandi ari ibyawe bitabareba. Ku isi ya none, isi dutuyemo, ntushobora guhagarika icyo umuntu agutekerezaho. Ni kimwe nuko udashobora guhagarika umuntu kuvuga icyo ashaka. Kimwe mu bintu bya mbere bishoboka no kuba wamuhagarika ukamubuza kukivuga cyane, ariko se nanone uzama amahitamo y'uwo agomba kukibwira. Azagenda akibwira inshuti ye magara, inshuti ye magara ikibwira indi inshuti ye magara, bizarangira bigarutse ku nshuti zawe magara, bityo izo nshuti zikubwira ati buryo uko runaka yavuze ibi ngibi. Bene amagambo nk'aya rero iyo aje agasanga udakomeye, udashikamye, utazi icyo ushaka kugeraho, byanze bikunze araguhungabanya, ukumva byanze bikunze ibyo batekereza n'ibyo bya nyabyo, kandi wagakwiye kwibuka neza ko nta n'umwe uzi intego yawe ushaka kugeraho, kandi nta n'umwe uzi icyifuzo cyawe cyangwa intego wihaye mu gihe runaka ushaka kugeraho n'ubuzima ukwiye kubamo. Niyo mpamvu rero udakwiye guha n'isegonda ku byo abantu bagutekerezaho, cyane cyane ko mu isi dutuyemo abantu benshi bagutekerezaho ibintu bibi. Ntabwo bashaka kugera ku iterambere ukwiye kuba uriho, bashaka ko buri gihe cyose ukomeza kuba inyuma nabo bakaba imbere. Kimwe mu bimenyetso bya mbere bikwiye kukwereka rero kuba ari imbere ni uko babona umwanya uhagije wo kukuvugaho. Nibyo byakwiye kuguha ingufu nyinshi, bikagutera akanyabugabo, bikagutera imbaraga nyinshi kugira ngo ukomeze umurongo wawe wihaye ukwiye kugenderamo. Ikindi kintu ukwiye guha agaciro mu buzima bwawe bwa buri munsi ni ukuba ukwiye kuba we. Urugero naguha, mu buzima bwa buri munsi dutekereza ibintu byinshi kandi bitandukanye, ariko akenshi urebye usanga twese tuba dushaka kugera ku iterambere rirambye. Ari nayo mpamvu duhitamo gukora ibintu bimwe kugira ngo bitwinjirize cyangwa bitugeze ku yindi nyungu y'ikirenga. Birashoboka ko waba uri mu kazi, uzabona abantu benshi batishimiye urwego uriho rw'akazi, bazakubwira ati n'ubundi rega aka kazi nta kigenda rwose, natwe tugiye kugenda. Ese barakubwira ngo bagiye kugenda bazi icyo uri gukorera? Bazi ibibazo ufite ushaka gukemura se? Birashoboka cyane ko waba ugiye kwishingira resitora ahantu runaka, yemwe bamwe bazatangira kukwigiraho inshuti, baza bakubwira ngo urabona iyi resitora ntabwo ikenewe ahangaha, abantu barabuze, nta mafaranga bagira, kuko nabo bazifite ariko badashaka abantu bahangana. Icyo gihe icyo ukwiye guha agaciro ni ukumenya uwo uri we, ukamenya icyo ushaka. Ibyo abantu bakubwira ntukwiye kubiha agaciro karenze cyangwa ngo ubyiteho cyane. Ukwiye gushishoza ukitonda, ukabitekerezaho neza, ukabona gufata umwanzuro uhamye, kuko abantu b'iki gihe akenshi baba bashaka kugusubiza inyuma. Rero niwe wa mbere uzi neza uba ushaka kuba wo, niyo mpamvu ukwiye kuba wowe koko. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Ikindi kintu kandi cy'ingenzi ukwiye kumenya ni uko mu buzima ubaho rimwe. Biragoye cyane kugira ngo uzakosora amakosa wakoze mu buzima mu gihe cyatambutse, kuko hari igihe utaba ugifite amahirwe yo kuba wayahindura kandi igihe cyaragusize. Niyo mpamvu rero ukwiye kubaho nk'aho uri kubaho ku munsi wa nyuma wawe. Ejo uzapfa, ubundi ugakora ibishoboka byose maze ukima amatwi abo baza bakubwira ko ibintu uri gukora bitagenda, abo baza bakugira inama zose zidafite icyo zikungura, abo bose baza bagusenya, kuko baba babona ugiye kubarangiza, babona ugiye kubarenzaho, nta cyiza cyabo. Reka nanone rero tureke kwita cyane ku byo abantu batuvugaho, kuko turabizi neza ko bidusubiza inyuma, biradusenya, biratubabaza, bituma duhindura gahunda zacu, yemwe rimwe na rimwe tukirengagiza tukigira ko nta n'ahantu duhuriye na gahunda zacu, kandi mu by'ukuri ari izacu, ariko zidufitiye akamaro. Nta n'undi muntu uzagira akamaro nkatwe.
ariko tukazikira ku ruhande tukazirengagiza kugira ngo batabona ko hari aho duhuriye nazo, kugira ngo dukomeze tube abere kuri bo. Icyo gihe rero baba bageze ku byo bifuzaga, kuko niba bagucaga intege kugira ngo utazane resitora ahantu resitora yabiri, ni ukugira ngo abakiriya bose bakomeze baba babo. Ntago bakeneye umuntu bahangana, kuko barabizi ko batanga ibintu bibi, ntago bakeneye umuntu uzana ibintu byiza. Niyo mpamvu udakwiye kubiha n'isegonda n'imwe kugira ngo wite ku magambo bavuga. Ahangaha ariko twibanze cyane ku byo abantu batekereza kuri twebwe, ku byo abantu bavuga kuri twebwe, turebera hamwe n'ibyo dukwiye gukora kugira ngo tubyirinde. Ariko se nanone ni iki cyatubaho mu gihe duhaye agaciro ibyo bavuga, cyane cyane ko tumaze kubona ko baba batsinze bageze ku ntego zabo? Ese twebwe twakora iki kugira ngo tubirwanyirize kure, twange kubyumva maze basebe bakorwe n'ikimwaro n'isoni byose, ubundi tugere ku ntego zacu, turyoherwe n'imbuto z'ibyo twabibye? Erega ikindi kintu ukwiye kumenya mu buzima bwa none bwa buri munsi tubamo, nuko abantu bose baza bakwegera bakwereka urukundo, bakwereka ko bakwitayeho, bashaka kukugira inama, bashaka kukuba hafi mu buryo burenze. Ujye bikwa neza ko nta n'umwe waguhaye igishoro, nta n'umwe uguhahira, nta n'umwe uguteza imbere, ariko bari gushaka aho bamenera kugira ngo babone ukuntu bagusenya. Icyo gihe niho bazakoresha iturufu y'umunwa. Kandi wibuke neza ko burya iyo umaze kumenya ko abantu bose baza bakugira inama atari ko bagukunze, wagakwiye gufata akanya ugatekerezamo, ugakuramo inama z'ingenzi, ubundi izindi ukazihorera ukajugunya, kuko inyinshi nizo kukugwisha mu mutego kugira ngo bakundi babeho neza, hanyuma we wandagare. Bumwe mu buzima rero uzabaho mu gihe cyose uzaba warakoze ibyo abantu bashakaga cyangwa bagutekerezaga ko ukwiye gukora, ugahagarika ibyo wagombaga gukora kandi aribyo bigufitiye akamaro, nuko uzaba mu buzima bwawe bwicuza, ubuzima bwawe bwose uzicuza, kuko uzaba warakoze icyo utashakaga ariko warakoze icyo abantu bashakaga. Rimwe na rimwe uzasanga bahise bava no mu buzima bwawe bakagenda burundu, kuko nabo baba bafite izindi mbogamizi zibahagarika mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uko bicaye bakuvuga ni nako nabo bafite abandi bicaye babavuga, babapangira. Uko bagupangira niko bafite n'abandi babapangira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe bazakubwira gukora ibintu uha agaciro amagambo bavuze, nyuma nabo ababatekerezaho nabo bapangira nabo babaneshe, babatsinde, bityo usange baragiye nawe urasenyutse, batakiri no mu buzima bwawe. Niyo mpamvu byaba byiza cyane uramutse witaye ku bintu byawe, kuko niyo wa mbere bifitiye agaciro gakomeye mu buzima bwawe kuruta undi muntu uwo ari we wese. Kuko kugira ngo wicare ushyire ikintu hariya uvuge ko ugomba kugikora, nuko ari wowe kiba gifitiye akamaro, nta wundi gifitiye akamaro. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Iyo rero abantu bamaze kubona ko utabitayeho, bakabona nturi kwita ku byo bashaka ko ugomba kwitaho kandi batekereza kandi bishobora kubafasha kugira ngo bagutsinde, iturufu ibikurikiyeho ni ukukwanga. Hari abazakwanga mu buryo bweruye, banabikwereke, bakwereke ko batakwishimiye, bakwereke ko ibyo barimo nta mikino irimo, bakwanganya kukwanga. Ariko ahangaha ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ugushyira ingufu kuba gukunda, ukanoza umubano neza nk'uko bikwiye, ukabaha igihe gihagije, ukabumva bikwiye, ukita ku bintu byawe, ukabikora ushyizeho umutima nyawo. Icyo gihe nabo babona ko bari gukora ubusa, bityo bakakugarukira, bakakwigiraho inshuti, bagashaka inzira zose bashamo kugira ngo bakugarukire, kuko babonye ko ibyo bakora nta kintu byabagezaho. Rimwe na rimwe uzasanga kubera gushyira ingufu nyinshi mu kukudindiza, mu kukwanga, mu gushaka kugusubiza inyuma, rimwe na rimwe nibo bazagwa mu mutego. Mu gihe uzaba uri gutera imbere, ukomeze ukora ibintu byawe neza ku murongo, babone ko bataye igihe cy'ubusa. Ntabwo ushobora kubihagarika umunsi umwe, ntushobora kubihagarika iminsi ibiri, ntushobora kubihagarika iminsi itatu. Byanze bikunze bo iyo wabonye bari gukora ubusa, wowe ukomeje kugera ku ntego zawe, ukomeje gushyiramo ingufu nyinshi wagakwiye kubushyiramo, icyo gihe babona ko bari gukora ubusa, nibo bigaya bakabihagarika, bakavuga urazi n'ikindi, icyo turi gukora ni ukuvunikira ubusa, nta kintu dukwiye kugeraho, nta n'icyo tugamije kugeraho. Runaka arakomeje, azi icyamuzanye i Kigali, ibintu nk'ibyo ngibyo, azi icyamutwaye mu ntara. Ntabwo ushobora kubyitaho rero, kuko iyo ugiye kwita ku magambo y'abantu nta na kimwe wakora, no mu nzu iwawe ntiwahasohoka kandi inzu warayubakiye, kuko byanze bikunze urasohoka uvuga ko asohotse kandi bimeze gutya, uhita usubira mu nzu yiruka. Ntabwo byavamo. Rero icyiza ni ukwita ku byo ukwiye gukora, ukamenya gusa ko wabikoreye ku gihe kandi byavuyemo umusaruro wari witeze, nta kindi. Ariko rero nanone urabona ko ahangaha tuvuze ko udakwiye kwita ku byo abantu bakuvugaho.
nyabona niba ushaka kuba mu buzima bufite ireme, ushaka kuba mu buzima bufite intego, ushaka kuba mu buzima bwabera undi wari wese urugero, nawe ntukwiye gufata umwanya n'isegonda na rimwe kugira ngo uvuge abandi, ubatarame, ushaka uburyo bwose wabasubiza inyuma, ubavuga ubabwira mugenzi wawe kandi nabo babazi. Ntabwo ari biba bifite agaciro, kuko nta kintu kimwe bigufasha usibye kugusenyera, usibye kugusubiza inyuma, usibye kunaniriza umutwe, usibye kunaniriza ubwonko bwawe. Ibyo wagakwiye kubutekereza bigufitiye akamaro ntubikore, ahubwo uri gutekereza ku iterambere rya mugenzi wawe. Byakumarira iki? Tekereza ku byawe, utekereze kuri mugenzi wawe uko ugiye kumufatiraho urugero rwiza, nawe gutekereza kuri mugenzi wawe ugiye kumusenya, ugiye kumugambanira, ugiye kumuvuga ibindi bintu ibyo ari byo byose bitamuhesha agaciro, bitanamwubaka. Byaba byiza ubihagaritse hanyuma ukita ku bintu byawe, kuko nawe ufite ibintu byinshi byo gukora mu isi none. Ntago warangije uko umuntu asoza urugendo rwe ari uko apfuye. Bityo rero gira imbaraga mu rugendo rwawe. Yemwe akaryoshye rero ntigahora mu itama, kare nanga tubaye ducumbikiye. Nkomeza kubashishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Hadedis, by'umwihariko mukomeze munongerwe na Weekend Noze. Iyi yari Life Tips, amwe mu mahame yagufasha kugera ku ntego zawe. Weekend Inoze, ibyiza nibishyira kuri Radio 10. Radio 10. Red Blue JD. Ariko se nanone uzama amahitamo y'uwo agomba kukibwira, azagenda akibwira inshuti ye magara, inshuti ye magara ikibwira indi inshuti ye magara, bizarangira bigarutse ku nshuti zawe magara, bityo izo nshuti zikubwira ati burya uzi ko runaka yavuze ibi ngibi. Bene amagambo nk'aya rero iyo aje agasanga udakomeye, udashikamye, utazi icyo ushaka kugeraho, byanze bikunze araguhungabanya, ukumva byanze bikunze ibyo batekereza n'ibyo ngibyo. Life Tips cyangwa amahame y'ubuzima, kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira ese ni buryo ki ushobora kwirengagiza ibyo abantu bakuvugaho ugakomeza ugatumbera ku kintu ushaka gukora. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Ndabizi kuri 99% by'abantu bakomeje gukurikirana iki kiganiro byanze bikunze mu buzima bwawe wabayemo kuva mu bwana bwawe kugera nyabyo, kandi wagakwiye kwibuka neza ko nta n'umwe uzi intego yawe ushaka kugeraho, kandi nta n'umwe uzi icyifuzo cyawe cyangwa intego wihaye mu gihe runaka ushaka kugeraho n'ubuzima ukwiye kubamo. Niyo mpamvu rero udakwiye guha n'isegonda ku byo abantu bagutekerezaho, cyane cyane ko mu isi dutuyemo abantu benshi bagutekerezaho ibintu bibi, ntabwo bashaka kugera ku itaho ugeze ubu. Hari abantu bakuvuze bakaguca intege, bakagutarama, bakagutaranga, ariko bikarangira nawe wumviye kuko ugahagarika icyo rero ugambiriye gukora, kandi ari ibyawe bitabareba. Ku isi ya none, isi dutuyemo, ntushobora guhagarika icyo umuntu agutekerezaho. Ni kimwe n'uko udashobora guhagarika umuntu kuvuga icyo ashaka. Kimwe mu bintu bya mbere bishoboka ni ukuba wamuhagarika ukamubuza kukivuga cyane. Red Blue JD. Amwe mu mahame y'ubuzima wakurikiza akakugeza ku ntumbero yawe. Icyumweru kize kuri mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bitandukanye bya Radio 10, by'umwihariko reka nongeremo ikaze mwese mukomeje gukurikirana Weekend Noze. Ariko nanone reka twinjire neza mu mizi y'agace k'ikiganiro